Kristo, ariko ndasuhuza bizeye Kristo n'abataramwizera mwese. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Nkurunziza Theogene, ndi umwana w'Imana. Umwana w'Imana, ndi umukristo. Nkuko umuririmbyi w'108 yavuze ngo nge ndi umukristo, kandi icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kikanyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe mu mwami Yesu Kristo. Uko niko nanjye bimeze, njya ngira amahoro mu mutima wanjye, ashingiye kuba ndi umukristo, ashingiye ko ndi umwana w'Imana muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabasuje mwe mwese abizeye Kristo. Mushobora kuba muri situation zitandukanye, mushobora kuba hari abari mu bitaro murwaye. Mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana zikugereho, zinjire mu mubiri wawe, ukire iyo ndwara. Hari abashobora kuba bari mu bihe bigoye, ababuze amafaranga yo gukemuza ibibazo bafite, hari abafite ibibazo byo kuba hari ababanze, hari ibibazo bagiranye n'ababo. Mwese mukomere ku rufatiro Kristo Yesu araza kubigenza neza. Yesu yaravuze ngo turi mu isi turababazwa, ariko ngo niduhumure. Ngo turi mu isi turababara, ariko niduhumure, ngo yaranesheje. Tukiri mu isi rero hari bishobora kutubabaza, ariko yaduhaye isezerano ko yanesheje. Bivuze ngo abasha no kutuneshereza. Izina rye rihabwe icyubahiro. Ndagira ngo uyu munsi ganire namwe ku ijambo rivuga ngo agaciro tubonera muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Agaciro kabonerwa muri Kristo Yesu. Ndagira mbabwire ko abantu bagiye bafite agaciro gatandukanye hano mu isi, mu byiciro bitandukanye, bitewe n'inkomoko zabo, bitewe n'umuryango avukamo. Ugasanga umuntu arakomeye rwose, umwana wo kwa kanaka, imodoka yatambuka ati iriya ni imodoka ya kanaka, uriya mwana n'uwo kwa kanaka. Umwana wa perezida runaka aratambutse, ukumva ko ari umuntu ufite agaciro gakomeye cyane, kandi koko niko babiri, bitewe n'umuryango akomokamo. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Ndagira mbabwire rero agaciro tubonera muri Kristo Yesu uko kangana n'uburemere gafite, kandi uburyo gahebuje byose kugira agaciro. Imana ishimwe. Tujye gusoma ijambo ry'Imana rero tubabwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere mu 12. Ni ijambo abenshi musanzwe muzi. Bivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Reka tuhasome, niko havuga. Haravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Ndagira nkubwire muvandimwe w'unyumva, iyi si turiho uyu mubumbe, murabizi ko mu mibumbe yose iriho Imana yatoranije isi kugira ngo ariyo ibaho abantu n'ibiremwa bindi, ariko mu biri ku isi hose, haba mu bantu no mu bindi no mu nyamaswa, ikintu cy'agaciro kiri kuri iyi si ni ikintu cyitwa umwana w'Imana. Haleluya. Muri iyi si ikintu gihari gifite agaciro ni umwana w'Imana. Imana ishimwe. Ndasuhuza abantu bose bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abe mu mitima yanyu, amahoro muheshwa no kuba muri abana b'Imana. Haleluya. Muririmbyi aravuga ngo nge ndi umukristo, kandi icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva ndimo ndaruhurwa mu mwami Yesu. Icyampa tukagira ibyishimo bidashingira kuba turi kurya, tukagira ibyishimo bidashingira kuba amafaranga yaje ari menshi, tukagira ibyishimo bidashingira kuba turi kubaka amazu y'ama etaje, tukagira ibyishimo bidashingiye ko abantu bari kutuvuga neza, tukagira ibyishimo bidashingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, ahubwo tukagira ibyishimo bishingiye ko turi abana b'Imana. Haleluya. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, niko Yohana yavuze mu rwandiko ngo ariko uko tuzaba ntikurerekana. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzaba ntikurerekana. Imana ishimwe. Abantu baracyadufiteho ikibazo, kuko twitwa abana b'Imana ariko bakatubona mu buzima busekeje. Twitwa abana b'Imana bakabona turimo turashaka ibyo kurya bituruhije. Twitwa abana b'Imana
bakatubona dutuye mu nzu ziri hasi y'izabo, twitwa abana b'Imana bakatubona rimwe na rimwe tugoswe n'amakuba menshi nk'aho tudafite Imana ikomeye, ariko twicaye ku isezerano kandi imbere mu mitima yacu twebwe turabizi ko turi abana b'Imana. Ndabasuje mu izina rya Yesu, abana b'Imana mukomere, turi abana b'Imana. Haleluya, turi abana b'Imana bakundwa. Ubu turi abana b'Imana, gusa uko tuzasa niko kutarerekana. Barishimye, ubu turi abana b'Imana. Haleluya, mu mutima wanjye nanezerewe kandi ndishimye, kandi ibyishimo nishimye si bishingiye ku kindi icyo ari cyo cyose, nuko ndi umwana w'Imana kandi ndabizi neza ndi umwana w'Imana. Yesu yarabinyeretse, dufite ibihamya. Yesu agendana natwe. Haleluya, Yesu agendera muri twe, Yesu akorera muri twe. Imana ishimwe, Imana ivugana natwe muri Kristo Yesu bigasohora. Ni Imana yo kwizerwa bavandimwe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Jambo ryambwira ngo hari ibimenyetso bizagendana n'abizera. Twebwe abizera dufite ibihamya, dufite ibimenyetso byerekana ko turi abana b'Imana, turabizi. Nubwo abantu batujora rimwe nawe bakavuga ati se bariya ni ibiki, bakadutuka bakatwita ibiki, ariko umwana w'Imana by'ukuri arabizi. Bibiliya irambwira ngo umwuka uri muri twuhamya banja n'umwuka w'Imana ko turi abana b'Imana, tukabihamya neza tukabiteraho kashi. Wowe urwaye ndakubwira ngo komera. Kurwara ntago ari ikintu kidasanzwe ku bana b'Imana. Ikibazo urimo cyose umenya ngo ntago ari ikintu kidasanzwe. Petero arandika aravuga ngo bakundwa ntimutangazwe n'ikome ryo kubagerageza riri hagati muri mwe mugira ngo mugushije ishyano. Hari abantu bagera mu bigeragezo bakagira ko ari abana b'Imana bitaye agaciro. Kugeragezwa, abantu bari babizi ikibigeragezo bisobanuye mu bumana. Haleluya, mu buryo bwo kwizera ibigeragezo Bibiliya ngo kugeragezwa kwacu kw'igihwayihwayi cyangwa kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi ngo kugenda kuturemera ubwiza uko bwije uko bukeye. Abantu bageragezwa abana b'Imana buriya habamwe inyungu. Imana ifite business, haleluya, yo kuvunja ibigeragezo tugeragezwa ikabihindura ubwiza. Ibi tuzabimenya twagezeyo, ibi tuzabimenya twagezeyo. Abantu mugeragezwa muzabimenya mwagezeyo muri muvunjisha, murimo muvunjisha. Imana izavunjisha ibigeragezo twababajwemo byose, ibihindura amakamba, ibihindura umunezero. Bivuze ngo kugeragezwa gake egari kuzahembwa bike. Birembwa ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa hari ikintu bazahabwa, bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Ibyo Imana yasezeranije abayikunda. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndumva nezerewe. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Hari abantu bajya bibwira ngo umuntu uri guca, hari igihe tubona umuntu ari guca mu bigeragezo byinshi tukumva ahari ntago asenga neza, tukabona ahubwo abasubijwe bari mu byo twita ibisubizo. Hari ibintu twita ibisubizo ariko ntago ari ibisubizo. Bino bintu Imana iduha materiel, ibi bintu igenda iduha tugira imodoka, ubutunzi, amafaranga, ntago ari ugusubizwa biriya. Nubwo ari yo mvugo dukoresha, ariko biriya bintu tuzanabibazwa. Umuntu ufite imodoka ni ibikoresho by'imfasha bidufasha mu murimo. Umuntu ubikoresha nabi, niguha imodoka ukayikoresha nabi, niguha amafaranga ukayakoresha nabi, uzabizira. Uzabizira. Nikuzamura uwo mutungo n'uwo waragijwe n'ukoresha nabi uzabizira. Hari igihe abantu babona abantu batarasubizwa bakagira ngo bo batutse Imana, ariko ikintu nabonye nuko abantu batinda gusubizwa akenshi baba bari mu rukundo rw'Imana rukomeye cyane, abari intwari z'Imana. Hari abantu muzabona batinze mu bigeragezo, ariko igihe cyose babitinzemo ntibegeze bakora icyaha. Imana ishimwe cyane. Hari abantu batinze mu bigeragezo, ariko igihe cyose bamaze mu bigeragezo nta cyaha bakoze. Aba bantu Satani arabatinya. Aba bantu ni abakomando bo mu rwego rwo hejuru. Aba bantu Imana irabakoresha cyane mu gikorwa cy'ubutumwa bw'ubutabazi. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu Imana irabakoresha, ikabakoresha nk'abasirikari bakomeye mu gusengera abadayimoni, mu gusengera abantu. Aba bantu Imana ibakoresha rukomeye, irabitabaza kuko n'abantu bakomeye n'abagenerali.
abantu batinze mu kigeragezo ntibakora icyaha. Wowe urirata iki ngo warasubijwe, ariko ugasanga uko gusubizwa kwawe kwatumye unakora ibyaha. Ugasanga ubusambanyi bwaraje utarabugiraga. Ari abantu bihanganye bakiri inzahare, ariko bamaze gusubizwa batangira kumva amarara arazamutse. Bakimara gusubiza batangira kugenda basambana, bakimara gusubizwa batangira kugenda bica ku bantu, bakimara gusubizwa urukundo ruragabanuka kandi babonye ubutunzi bwinshi. Mwibaza, hari igihe twajyaga duhiga tukavuga ati Imana nuduha amafaranga tuzajya dufasha abakene, ariko ibisubizo ibyo bita ibisubizo hari igihe kenshi bidutandukanya n'Imana. Ndakomeza wowe ukiri ku kigeragezo, haleluya, ukaba utarakora icyaha, Imana irakwemera, Imana iragukoresha. Uri umukomando w'Imana, uri umugenero, uri umugenerali. Mana ishimwe, ukomere, ntugire ubwoba, komeza uhatane, komeza wambara imbaraga, komeza usenge, haleluya. Kubabazwa kwacu kw'igihayihwaye kuturemera ubwiza butagira akagera. Turi kuvuga ngo ku gaciro tubonera muri Kristo Yesu, haleluya, agaciro tubonera muri Kristo. Ijambo ryatubwiye ngo abamwizeye, abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Muri iyi si harimo ibikomerezwa bikomeye, abantu batambuka, abantu bakavuga tura n'umwana wo kwa kanaka, umwana wa perezida runaka aratambutse, umwana wo kwa nyakubahwa. Ariko reka mbabwire mwe mwese, babwire ukuri nuko mu isi hose, mu byaremwe byose, mu bariho bose, ntawe uriho uruta umwana w'Imana, kandi turabana n'Imana. Haleluya. Babe bakomeye bate, babe bafite icyubahiro kimeze gite, batarize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nta gaciro bafite. Agaciro gafitwe n'umwana w'Imana. Reka mbabwire, niyo waba utuye za Nyakariro, niyo waba utuye za Nyamirundi, niyo waba utuye hehe, ariko uri umwana w'Imana. Haleluya. Nubwo waba ugiye kurya ibijumba n'ibishyimbo, nubwo waba ugiye kuburara, nubwo waba uri kugoswe n'amakuba n'ibyago byinshi, nta kikukuraho agaciro ufite kuri umwana w'Imana. Uri umwana wa bosi, w'ababosi bose. Haleluya. Benshi urabacanga kuba tubivuga, ariko isura igaragara n'amaso yabo, kuko mu bifatika byabereye isi ihurizo. Kuba tuvuga ngo turabana b'Imana, ariko babirebye bakabona, kuko Imana irakomeye kandi ifite byose, ariko bahajya kubona bakabona kugira byose ntabitura, ariko dufite umunezero, dufite icyo aba isi idafite. Haleluya. Kugira Imana iduhe byose, cyangwa buriya ikintu gikwiriye Imana yaduhaye amahoro, kandi amahoro aruta ibindi. Amahoro aruta amafaranga, amahoro aruta icyubahiro, amahoro aruta amazu, amahoro aruta byose. Kandi ayo mahoro Yesu yarayaduhaye. Aravuga ngo sinyabaha nk'uko ab'isi bayatanga. Hari uburyo Yesu ayaduha, Imana ishimwe cyane, hari uburyo Yesu ayaduha atabanje gukoresha amafaranga. Isi yibwira ko ubonye amafaranga abona amahoro, isi yibwira ko umaze kugira ubutunzi abona amahoro, ariko Yesu aravuga ngo ndayabaha kandi sinyabaha nk'uko isi yatanga. Haleluya. Yesu agiye kuyaduha, ushobora kubura uri iwawe mu rugo ufite ibiryo byoroheje muri ka kazu kawe, akaguhuheramo amahoro. Amahoro akuzura umutima wawe, ukumva urishimye, ukumva uranezerewe. Babandi bari mu bitabashwa bayabuze, babandi bafite imitungo ku mabanke bayabuze, Yesu ayatanga mu buryo buri special, ntago yatanga nk'uko isi yatanga. Imana ishimwe, abo ni abana b'Imana. Haleluya. Kandi reka mbabwire, mu bantu bose babayeho neza bari ku isi, n'abantu babayeho neza kurusha abandi n'abana b'Imana, n'abakristo nyakuri, nibo bagira ibyishimo nyakuri. No mu byago baririmba, muri byo ngo no mu byago nzaririmba ko nda mahoro. Imana ishimwe kandi ahabwa icyubahiro. Bavandimwe muri Kristo Yesu, turi abantu b'agaciro, turi abantu bafite agaciro. Reka nsozereze kuri iki kintu, ndagira ngo wowe wamenye kuri umwana w'Imana bigendere, byubahirize. Reka Imana ikurere nawe kwirata ivuye ngo ura n'umwana wanjye. Haleluya. Twiha agaciro nk'abana b'Imana, bakobwa, basore, bamama, bagabo, twiha agaciro nk'abana b'Imana. Hari igihe tugera hano hanze tukareba abantu ibyo bakora, ukabona Imana byayitera isoni kubita abana bayo, kuko Imana irakomeye. Imana ishaka abantu nyine bafite kwitwa abana b'Imana, ntago ari ukubya. Imana ishaka ko tuba abana bayo mu buryo yakwirata, ntago ishaka kubyara ibirara, ntago ishaka ko kuba abantu bayisebya. Imana, uwitwa umwana w'Imana
agomba kufite kamere y'ubumana, tutagendera mu byaha, tutagendera mu bizira. Nimba witwa umwana w'Imana, haleluya, itware, tangira ubyitwarire. Hari agafilime negeze ndeba k'amatente, n'intare yari yarapfushije mama we, simbizi ubwo uko babivuga, yari yarapfushije nyine n'akana k'intare kari karapfushije nyina na se, ariko gasigaranwa n'igikoko cy'ikisenje, inkende. Yari yo mugaragu cyangwa nk'umukozi wareraga ako kana k'iyo ntare, ariko hari igihe kimwe akana k'intare kajyaga kibagirwa ko ariko kazazungura ubwami bwa se. Noneho ya nkende ikaza ikegera kakana kakabwira ngo remember who you are the future king. Hari igihe akana kifataga nabi kakajya mu zindi nyamaswa kakabwejagura, hikifate nk'umwana w'umwami ko ariko kazayobora izo nyamaswa zindi. Nkajya kubona nkabona ya nkende iraje yongoreye kakana k'intare kakabwira ngo remember who you are the future king. Haleluya! Ndababwiye abana b'Imana, mwe mwari mutangiye kugenda mwitesha agaciro. Hari abana b'Imana batangiye kugendera mu busambanyi, muri gusambana n'abantu batizera, murimo muranduza ubwana bw'Imana, abandi murimo muragenda mu bizira, murimo murakora ibizira. Turiyandarika, hari uburyo twambara, uburyo tugenda. Umwana w'Imana afite uko yambara, umwana w'Imana afite uko agenda, umwana w'Imana afite uko avuga, bihesha Imana icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Remember who you are. Uri umwana w'Imana, ibuka uriwe uri umwana w'Imana. Hesha Imana agaciro. Kuba umwana w'Imana ntago ari ukwigira uko ubonye. Imana ikwita umwana wayo kuko bishingiye ku cyo uri cyo. Imana itugire neza cyane. Dufite agaciro gakomeye, tukubahirize. Tugendere muri Kristo Yesu. Dukore ibyo gukiranuka. Abantu nibatone bavuga ati koko barana abana b'Imana. N'Imana igira ishema, ibe proud yo kumva turi abana bayo. Haleluya! Muri kayitsi utuye, amahano utuye, abantu bavuga ngo uriya muntu n'umwana w'Imana by'ukuri. Imana ishimwe. Haleluya! Umugabo wabihamye avuga ati uyu mugore wanjye, ariko nubwo bimeze gutya, ariko afite n'umwana w'Imana. Ndebye uko yihangana, ndebye uburyo anyihanganira n'umwana w'Imana. Uyu mugabo wanjye n'umwana w'Imana. Aba bana banjye n'abana b'Imana. Tube abana b'Imana mu buryo bufatika, duhesha agaciro izina Imana duhaye. Turi abana b'Imana kandi by'ukuri niko turi, kandi uko tuzasa nuko kutarerekanwa, ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ibaha umugisha. Numva ntavuga byinshi, ariko nari ndi kuvuga kuri avuga ngo agaciro dufite muri Kristo Yesu, uburemere bwako buruta ikindi cyose cyaboneka hano ku isi. Mwakibwira nta muntu uriho, nta kiriho cyanduta utarizera Yesu Kristo wese. Ndabitangaje, nimba by'ukuri n'umwana w'Imana, nta kindi utagihari, cyaba gitunze umutungo ngana iki, ntago cyaruta umwana w'Imana. Bane baho umugisha. Reka dusenge, sengera abantu bifuza kuba baba abana b'Imana, ndetse nabumva baragiye batagaciro kubwo kugenda dukora ibyaha, tugenda dusubira inyuma mu kwizera, bigenda bidutesha agaciro, nitwe tukira abana b'Imana. Reka dusengane nawe, kandi imbabazi z'Imana zikuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo ateze amaboko, arongera aguhe agaciro, nawe utari ugafite Yesu arakaguha. Ndagushimye Mwami Yesu Kristo, ndagushimye ko waje mu isi kugira ngo uduhe agaciro. Iyo utaza tuba tukira abana b'abantu bisanzwe, ariko ubwo wazaga tukakwizera tukakwemera, waduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi by'ukuri niko turi, turabibona kuko ubana natwe nk'uko turi abana bawe. Udutwara neza nk'abana bawe, udufata neza nk'abana bawe. Nukuri tugira amahoro uduha kuko turi abana bawe. Haleluya! Dushoboze gukomeza kurinda aka gaciro waduhaye mu izina rya Yesu. Ababyeyi ubaye kurinda agaciro wabahaye ko kuba abana b'Imana. Abagabo ubaye gukomeza kurinda agaciro ko kuba abana b'Imana. Abasore ubarinde bakomeze kurinda agaciro wabahaye ko kuba abana b'Imana. Abakobwa ubarinde bakomeze kurinda agaciro wabahaye ko kuba abana b'Imana. Abakwizera twese uduhe imbaraga zo kurushaho kurinda izina rikomeye waduhaye, ari ryo zina ryo kwa abana bawe. Sengeye umuntu wese wumvishe iyi nyigisho Mana,
akaba yifuza nawe kugira akagaciro, akaba bikumbuye, akaba yumva bifitiye inyota, ndamusengeye kugira ngo murambureho ikiganza kizwe mu izina rya Yesu Kristo, kandi umuha agakiza gaturuka muri Kristo Yesu. Urakoze Mwami, ndagushimiye. Mbabazi n'ubuntu byawe bikomeze kubana nanjye, kandi data twese abantu bawe bakomeze kubona ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.